ntibaza se kundaguzaho nkunda kubivuga abanyamadini se none abanyarwanda ni abakisi ubundi benshi si abanyamadini si abanyamadini none nkamubwira ndi ko agiye gukora ibintu binyuranije n'imyemerere yabo ateraga muganga ntawe utivuza ukazimya umuterekero ukabizimisha guhazwa kurya intonorano ukabizimisha kurya ifunguro ryera igaburo ubwo sindi ijya gucura indi ikita nkuru ese ubundi nibandi bibye abandi basigaye babimunyweramo si unywa ahubwo nabazimu babuze giterekera yego bakamunyweramo hari abantu banywa inzoga cyane kubera abakurambere bazimunyweramo cyane rwose atari uzinywa ikimenyimenyi nuko abo ngabo tubavura bagakira njye kurirwa nk'utondorera nk'ababandi bidederezwa atavara ibireberebe inzoka bajya bagize abatebo oya niba uri umuvuzi nyine uzamenya ibyo uvura hari ikintu cyitwa ngo inyatsi yego inyatsi ibaho ese bayiroga umuntu njyumva gutyo haravuga ngo ibaho ntibaho ese nibaho igira umuti akariho karavugwa urumva ko nta rwizana rugira inkuruzi nta nduri ivugira ubusa ku musozi ariko umunini gute umuntu yagiye kurirwa yikoreye imisatsi y'abandi kandi nabo afite kujya kwikorera umusatsi unawuguze ukikorera imitwaro y'iby'abandi uhatwaye ibyawe ko nawe wari ufite umwimerere wawe rero uyu ni umusatsi wanjye ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Talent TV televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye bibungura ubumenyi akenshi bishobora guhindura ubuzima bwanyu iyo mubikurikiye neza twibanda ku biganiro birimo abantu bafite impano ibyamamare abafite ibyo bamaze kugeraho bashaka gusangiza abandi bityo nabo bakabasha kugira byinshi bunguka byafasha mu iterambere ryabo uyu munsi rero dufite ikiganiro cyihariye kigaruka ariko ku mpano ariko impano nayo yihariye kubera ikihariye uyu muntu tugiye kuganira uyu munsi akora ibintu bamwe batangarira benshi bagira ubwoba benshi barabitinya benshi baribaza bati bigenda bite ese abikora ate ariko nta kabuza turaganira yitwa Rutangarwamaboko uyu mugabo mwaramubonye yenda kuri televiziyo cyangwa mu bindi biganiro ariko uyu munsi turiwe aho akorera kugira ngo tumenye byinshi kuri we bya bindi byinshi ushaka kumenya bya bibazo byinshi ushaka kumenya ku buzima bwe uko akora ibintu byose muri kino kiganiro uraza kubimenya araterekera araragura ni umupfumu aravura akoresheje ibintu bya kinyarwanda mbese ni byinshi uratembera inzu ye uramenya byinshi kuri Rutangarwamaboko ni mukanya ngewe nitwa Theoneste nisingizwe ntujye kure murakoze cyane Rutangarwamaboko kuduha ikaze hano iwanyu ndabashimiye mbere na mbere nanjye ndabashimiye cyane Imana y'u Rwanda ihorana namwe namwe horane namwe nagira ngo munyemereye dutangire twibwirana njye nitwa nisingizwe ndagushimiye cyane ndi muganga Rutangarwamaboko ndi umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco umushakashatsi inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo nicyo bita filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imyitwarire imitekerereze ndetse n'imigirire hanyuma akaba ari nanjye umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mwasuye ni ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco kikaba ari ikigo cyatangijwe nyuma y'ubushakashatsi nakoze nsoza kaminuza nkagaragaza yuko nta terambere rishobora kubaho abantu badashingiye ku muco wabo ndavuga ngo ni byiza ko habaho ikigo cyigisha abantu kubaho ubuzima bushingiye ku muco wabo kuko ari nabyo bizabafasha kuba abahanga babasha guhanga ibihangano bidahanguka bihangana n'ibihe ndetse bakabona nuko bagenza mu bibagenza bya buri munsi nize muri kaminuza nize iby'ikiganga hanyuma naje no kwiga n'ibindi mu by'amateka n'umuco na filozofiya imbonezabitekerezo ndetse n'ubukerarugendo bushingiye ku muco urumva ni bya bindi n'ubundi bijyanye n'umuco n'ubuzima bwa buri munsi
hanyuma mu by'ikiganga n'ubundi nkagira n'umurage w'abakurambere wa sogokuruza Rutangarwamaboko mu by'ubuvuzi na kera numvaga nzaba umuganga kuva mu bwana data ajya akunda kubinyibutsa noneho rero ngira n'amahirwe izanzozi nza kuzikabya ariko nsoza kaminuza mu by'ubushakashatsi nakoze birangira mpuje bya bindi by'umurage w'abasogokuruza hari nkunda kubivuga kenshi nibaza ko benshi badukurikira babizi niyo mpamvu ntashaka kubigarukaho cyane birangira mpuje bwa buvuzi bwa basogokuruza nubwo twiga mu mashuri ari nabyo byambashishije kuvura indwara ahanini zagaragaraga nk'izananiranye kuko ubushakashatsi nakoze ni kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe mu by'ikiganga umwihariko wanjye n'ubuzima bwo mu mutwe indwara n'ibibazo byo mu mutwe akaba ari nanjye watangije uburyo nyine bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ubwo nise Rwandan Cultural Psychotherapy mu buryo bw'indimi twizemo icyongereza kuko n'abandi usanga naribajije ntariko abandi bagiye bagira ibyo bagira ko nabo usanga barashingiye mu buryo bwabo bw'imitekerereze bw'umuco wabo bw'imyizerere yabo bakagira ibyo bahanga twebwe tukaba tubimira bunguri ari nayo mpamvu ubona ko hari aho bigera ntibikore kuvuga ko umuntu yishe inyamanza nibo barwayi twakoranye agasara yamennye igisabo yishe inzoka umurwayi wa mbere nakurikiranye niko yarameze yishe inzoka yo mu nzu kandi kirazira uyu munsi wa none abantu benshi ntibazi ko kizira kubera ibyo bigishijwe mvamahanga ariko kirazira uwo muntu wamutera inshinge zingana iki za ardoro abize iby'ikiganga barabizi bagenzi banjye b'abaganga wamuha ibinini bingana iki runaka bivura ibyo ngibyo bijyanye no mu mutwe kugira ngo bimukize ntibikora niyo bikoze byoroshya mu gihe gitoya ariko nyuma umurwayi akongera akaremba nk'uwo twakoranye yari amaze imyaka 3 n'igice ari mu bitaro by'indwara zo mu mutwe byarananiranye abaganga b'inzobere ku rwego rw'igihugu abo ku rwego mpuzamahanga baramugezeho byarananiranye yego inzoka yo mu nzu n'inyamanza kirazira rero nikorera iki gihugu cyatangiye uri muri stage ukabasha kuvura umuntu ukabona birakoze wakoresheje kuko mwari muri stage mukoresha uburyo bwa kizungu mwiga muri kaminuza mu ishuri icyo gihe uri muri stage wakoresheje iki cyatumye ukiza abo bantu ukabona ko bikora koko yego iyo mu bijyanye n'ubushakashatsi mu nzira z'ubushakashatsi habamo byinshi ziratandukanye mu byo rero nakoresheje ari iyo bita observation reka mbivuge gutyo mu cyongereza ariko ni nko kwitegereza urimo kwitegereza ibirimo kubaho ibiri ku murwayi ibigize gute noneho bikagira icyo bikubwira washobora gukora hanyuma rero mu gihe urimo kuvura uba ufite n'umuganga umenyereye ugenda ukurandata kuko uba utaranemererwa kuvura niho mu gitondo uko duhura n'abadutoza n'abagira bateye ibyo bita staff matinal noneho mbwira aba stagiaire bagenzi bagiye abaganga badutozaga ngomba kuba nabonye ibintu bidasanzwe bati nibiki ndababwira nabonye umurwayi umeze gutya na gutya na gutya yasaze bite ubwo arimo kuvugaguzwa ibyo ni ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe wibyishinga ubwo rero amashagaga y'abastajeri bivemo uramenye urakomeza ayo mashagaga biraza kukubera n'ibibazo kuko abari n'abarwayi barwana ndababwira nti ariko jewe ibintu mbabwira ndabizi ni ibintu nakuriyemo kwazo gukuruza kandi uyu murwayi namukurikiranye nsanga ibyo bintu bishobora kuba ari byo ni munyemerere ngerageze ndebe ntangira kugerageza ariko nanjye meze nk'umusazi noneho rero biza gukunda ibi bintu bijyanye n'imitekerereze n'imyizerere ahanini uko ureba umuntu uko umwumva uko uvugana nawe ijambo rirarema tunga umvumiye kugahera kandi bya bintu bikazakubaho ntuzashyira ingobyi umugongo ntuzagira ute urakagwa imivumo y'umubyeyi ngira ngo n'ubu badukurikiye barabizi keretse wenda biki gihe birengagiza nabwo si ukwirengagiza n'ubuhone bwo kutamenya byantwara iki ariko urumva n'ubushakashatsi twakoze bwarabigaragaje ibi uko batongera ibibi ni nako hari imitongero yo gutongera ibyiza ukoresheje n'imiti yabyo kuko mu kinyarwanda barakubwira ngo si igigi si igiti igiti cyumvira umupfumu si igigi si igiti si igiti buti
si igiti buti, igiti cyumvira umupfumu. Ibyo akibwiye wa wundi ubasha gupfumura akarenga ibigaragara akagera ku bitagaragara, nk'uko nguko ibyo abwiye cya giti nibyo gikora. Si nkura imwonga nka nkura imwonga, dufite igiti cyitwa gutyo, ariko urumva n'izina ubwaryo rifite icyo rivuze. Nkura imwonga, nkura kure, iyo ngiyo umuntu yazahaye. Hari gisayura, ifite uko isayura umuntu ikamukura kure, hahandi abantu bumva ko ibintu bidashoboka, wayitongera ibyo uyitongera bya bintu bikaba. Urumva rero ni ibintu udashobora kwiyumvisha, ariko kubera ko biba bigashoboka bitugaragariza ko bibaho. Umukuba yoka, gukuba inzoka, kuyizinga, noneho ntibashe kugira icyo gutwara. Ari inzoka zo mu nda, hari n'iyo ku gasozi. Umukuba yoka ubwo ni umuki? N'ubwoko bw'icyatsi kandi kiri no mu bivura inzoka. Kibaho nko mu Rwanda umuntu yakibona? Mfasha ndabikubwira se ntabizi. Ahubwo ikibazo bisigaye hakeye kubera kudasigasirwa. Niyo mpamvu nk'ubu ubwo Minisitiri w'Umuco aheruka gusura ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, yatwemereye ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga twari dufite, ngira ngo nuko bitaratangira gushyirwa mu bikorwa, wo gushyiraho ubusitani bunini ku rwego rw'igihugu bubumbatiye ibimera, ibyatsi, ibinyabuzima bivura iby'imiti gakondo. Ahanini byari byarazimye. Wari ufite gahunda yo kuzakora ibindi by'ubuvuzi bungubu bugezweho, ni gute avuze uti none reka nshinga ikigo? Nagiye kwiga nk'abandi, yego hari inzozi nari mfite z'uwo nzabaho, ariko ubwo nanjye mba ndi umuganga nk'uko n'abandi bameze, simbaveba, ariko usanga yuko iyo tudashingiye ku muco hari aho tutagera. Wa murwayi rero nka nyuma y'iminota 15 bya bindi nise ijisho ryo kureba neza no kureba nabi nibyo byamuvuye, atangira noneho kwifungura. Urumva hari uburyo imisemburo itegekwa kwifunga, niba ari yatumaga umuntu avuga, niba ari yatumaga cya mu maso, niba ari yatumaga bigenda gute, biturutse ku mugabane w'ubwonko utanga amategeko y'ibera mu mubiri witwa hypophyse, noneho bikifunga. Ni nako rero biza kwifungura. N'ibindi bice by'umubiri usanga ariko bigenda bikora. Abananirwa ibijyanye no kubaka urugo, abagira bate, byose ni mu mutwe ahanini. Hanyuma yifunguye noneho aravuga. Bwari bwo bwa mbere avuze. Arambwira ati muganga rero ikintu wamfasha ni kimwe, no kwamfasha nkava ahantu yongorera. Ahantu ni hehe? Ntubatangiye guhakana ko arwaye uburwayi bwo mu mutwe, kuko kenshi abarwaye indwara zo mu mutwe barabihakana. Icyo kandi kikaba ari ikimenyetso cyo kugira ngo umuntu ahezwe mu bitaro. Ariko mu Kinyarwanda tukirengagiza ikintu gikomeye kivuga ngo n'umusaza arasara akagwa ku ijambo. Bivuze ngo baba bafite ibitekerezo, ntabwo icyo dukeneye no kubumva mu buryo barimo. Hanyuma ahase ni hehe? Nawe urabizi ni mu bitaro by'indwara zo mu mutwe. Avuga n'izina ryaho. Numva arabizi. Hanyuma se wahaje ute? Naje ndwaye ariko ibyo ndwaye ntibyakirira. Ni ibiki? Ntabwo yewe byakirira. Hari igihe umuntu adashoka ahita akubwira byose, ariko aza kwifungura, ubwo hari uburyo utindana n'umuntu akakwiyumvamo. Nishe inyamanza, nishe inzoka, muganga ibyo bintu wowe ukubizi byakirira. Wowe ukubizi. Nahise nsumira rero kuri bya bindi byo kwa mama. Bimwe mama yambwiraga kuko azanyemo kirazira, iby'inyamanza nari mbizi. Ese burya bya bintu kuko bishobora gusaza umuntu, bishobora kumutera ibibazo, bishobora kugira gute, birakora. Wari uri mu mbaza uko nabijemo, binsubije rero kwa mama. Reka rero ibi mama yambwiraga atarize nanjye nkabihakana, najya no kwiga nkumva yuko ntaho ngihuriye n'ibyo by'umurage wo kwa sogokuruza kumwe yavuraga, ko bigarutse reka ndebe ishingiro ryabyo. Nibwo bushakashatsi rero nakoze. Hano nahageze mbanza no kwitegereza, ni heza rwose. Harimo amashusho akozwe mu buryo rwose bw'intoki, ataya kizungu, adakozwe mu byuma bya kizungu. Hashashe ibirago, nibeshyuze ku nkosora cyangwa ndanavuga umusambi. Ndahaboneye ibisabo, nahabonye impu, nahabonye urusyo, nahabonye ni byinshi. Wenda abantu baranabibona. Nagira ngo wenda nabimbwira na gahunda mufite, nagira ngo mumbwire mu by'ukuri hano muri iki kigo mukora ibiki, mbese umuntu ubagana hano ahasanga iki, ahasanga ihe serivisi? Yego, niyo tuvura hari ibyo wereka umuntu kugira ngo agaruke, cyangwa ajye mu bindi bintu atarazi ko afite, bigaruke bize mu ntekerezo ze ubone uko bivura.
babyita exposure, kumurikira umuntu, kwegereza umuntu ibintu runaka kugira ngo bigire ikindi bimuremamo cyangwa bimubyutsamo. Noneho ndavuga ngo wakoresha ubwo buryo nkongera nkagarurira abanyarwanda isura y'urugo rwa kinyarwanda, y'ubuzima bwa kinyarwanda, ibikoresho bagiraga, uko babiremaga, uko babihangaga. Ahari ntibyabaho ihurizo ryo kwibaza ngo uyu munsi wa none turiho gute. Ese ibyo turiho tubigizemo uruhare? Kuko uyu munsi wa none ibyo ubona hano nibyo twikoreye n'abanyabugeni bacu. Dushingiye ku bikoresho gakondo, urabona igisoro. Mu bijyanye n'imikino, abanyarwanda ntabwo bavuga ngo tugiye kugura ibikinisho, barabyikorera. Uyu munsi turabigura. Ibyinshi turabigura. Ukeneye kujya kugura imipira yo gukina ikorerwa ahantu runaka. Niba twiyemeje ko tugiye gukina n'amaguru, tugakina imipira y'intoki, tukagira gute, ubwo nibihite binaturemamo igitekerezo cyo gukora iyo mipira. Ahanini iyo mikino sinatwe twayihanze, ntacyo twarayemeye, ifite n'ibyo imaze, ariko nituyigemo tugiyemo. Nk'uko umunyarwanda yatekerezaga umukino akanihangira igikoresho cyawo. N'urugero, akeneye ibyo kunywa, akamenya yuko ari bufate iki kintu bita igicuma cyera ku ruyuzi. Imbuto nkuru z'u Rwanda n'uburo n'amasaka n'isogi n'inzuzi. Hanyuma yarangiza agafata ikindi kintu cyitwa ikiziranyenzi, akagipfumura, kiba gifitemo umwenge, noneho agasukamo icyo asukamo cyo kunywa. Yamaze gukorogoshoramo ibirimo imbere, yabitunganyije akanywa igicuma. Tubyo n'ibindi bitandukanye. Iki ni ikinyuguri cya kinyarwanda. Urumva dufite ibijyanye n'amajwi, niko dufite imiduri, niko dufite inanga, niko dufite iningiri, niko dufite ibyembe. Mu muziki dufite ibicurangisho byacu gihari, n'injyana yacu zihari. Ubuzima bushingiye ku muco nubwo abantu bihangiye mu muco wabo. Ubu rero hanini urasanga iyo abantu badafite ubuzima bushingiye ku muco, batabayeho ubuzima bushingiye ku muco, barangwa n'ibyo batira, barangwa n'ibyo bakura ahandi, hanyuma bo bakazasigara bari hehe ku ibyabo bizima. Niho rero mvuga ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ariwo shingiro. Duhita dushyiraho iyi gahunda y'imurikamuco n'ubukerarugendo bushingiye ku muco, ko hari masters ifite mu by'umuco n'amateka n'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Niho ibi byahise biva. Avuga ngo nitubishyiraho bihuje na bya bindi byo mu mutwe nize, umuntu naza akareba, urumva ko warebye bigira icyo bikuremamo. Uribaza ngo ariko ibi bintu biracyaboneka hehe? Niki nakora se kugira ngo ibi bintu bitazima? Wenda hari n'ibyo wifuza, ukavuga uti nimunkorere tablo yiniye nanjye njyane wanjye, nimunkorere intebe ya kinyarwanda, nimumpe igisoro. Ubu nakubwira ko igisoro tutanagikoresha gutyo gusa, habo tunagikoresha mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, nko ku bana bagira ibibazo byo kwibagirwa, gutsindwa mu mashuri, abakunze kunyara ku buriri. Wakwibaza ngo ukoresha igisoro gute kugira ngo bavure? Ibyo ubushakashatsi bwacu twakoze bwarabigaragaje. Unsanze ndi ku gisoro ndimo mvura umurwayi twikinira gusa kuvuza imikino. Birasanzwe ku rwego mpuzamahanga kuvuza imikino, ariko ntiturabona abaganga bo mu Rwanda avuga ngo reka nkoresha igisoro, reka nkoresha agati, reka nkoreshe mabigi ibiki n'ibiki mvura umwana ibintu binibi. Twarabitangiye hano kandi birashoboka, bitanga umusaruro. Nguko rero uko izi gahunda zaje. Arusobanuriye rero cyane cyane impamvu bino tubona tukinjira aha ngaha n'akamaro kabyo ni byinshi, wenda ntabwo nabirondora, ariko abantu baraza kwibona ku mashusho uko tugenda tuganira. Warimo kumbwira ibyo mukora aha ngaha cyangwa se ubufasha service muha abantu baje hano cyane cyane z'ubuvuzi. Ubwo nari mvuze nimwe imurikamuco n'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Imurikamuco rihoraho, hanyuma ubukerarugendo bushingiye ku muco biri hano. Noneho tukagira gahunda ihoraho yo kwigisha abantu ubuzima bushingiye ku muco, kubaho ubuzima bushingiye ku muco. Kenshi nkunda kubwira abantu, niyo ntero n'inyikirizo tugira mu buzima bushingiye ku muco, ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, bakikiriza ngo kuko umuco ariwo shingiro, kuko umuco ariwo shingiro, tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Hanyuma hakabaho n'ikintu kivumbura mpano mu bantu. Televiziyo yanyu wambwiye ko yitwa Talent TV. Ubwo ni televiziyo y'ibijyanye n'impano. Ubwo rero mwagenze neza, kuko mwasuye umupfumu, upfumura akamenya impano z'abantu. Kuko impano y'umuntu buriya hari n'abatizi ko bafite impano runaka. Ndavuga nti ngize amahirwe yewe nkabona nkurikiye ibyo nashaka kuva kera. Hari ukwiga, ariko abiga bariga ibiki, mu buhe buryo?
bibarimo. Icyo ni cyambere. Aho rero niho dukeneye ivumbura mpano mu umuntu abashije kwiga icyo yakwiga icyo ari cyo cyose, igihe yakiga icyo ari cyo cyose, ubwo niho nshyigikira n'aya mashuri y'imyuga, ariko akakiga bimurimo, atari uko yananiwe n'ibindi, atari uko ari we muswa nyuma y'abandi. Dore biriya byarakunaniye, jya mu mashuri y'imyuga, uzi ko ibyo bijya bibaho. Ndetse kenshi uwo se azakora myuga ki, azakora bugeni iki? Si umuntu wananiwe utazi imibare. Birababaje kumva ko umuntu uri bujya mu myuga ari wa muntu w'umuswa mu mibare. Ntabwo ari byo mu bugenge, muri siyanse, ahubwo niwe muntu ukwiye kuba ari umuhanga muri ibyo ngibyo, kuko niwe uzagira ibyo ahanga. Aba rero babihanze ari umwimerere basubukuruza, batarize ibyo ngibyo. None ubwo tufite amahirwe yo kwiga ibyo, nibwo tutabigeraho. Ivumburamana umuntu rero ufashe nk'umunyamibare mwiza cyangwa umunyabugenge muri ibyo ngibyo, ntabwo ndamwita umuhanga kuko ntacyo arahanga. Umuhanga biva ku nshinga guhanga. Ntabwo umuntu aba umuhanga kuko yagize amanota menshi mu ishuri. Oya, amanota se ni igiki? Ahubwo ikivuyemo yahanze iki muri bya bindi yize. Umunyabwenge inyengo ye ni iyihe ngo tuyibone? Biva ku nshinga kwenga. Yego, umunyabwenge erega nta kintu na kimwe kiza kubusa. Impano rero ni ikintu gikomeye, ivumburamana mu muntu. Hanyuma ariko none bikajyana n'uburyo umuntu abyize. Gufata ibintu byo kwa Pythagore mu mibare ukaza ukabitereka ahangaha ku munyarwanda, uretse ko tumaze kubona yuko n'izo teoreme cyangwa ayo mahame shingiro y'iby'ubuhanga y'ibyiki ahanini byakuwe hano iwacu bakabituzanira babigize ibindi. Ndabikubwira nk'umunyamateka, ntabwo mfite umwanya wo kubisobanura hano, ariko bibaye ikiganiro nabikubwira. Twamaze kubigeraho, twarabibonye. Noneho ukabizana ukabikubita ku munyarwanda, uzasanga kenshi abanyarwanda benshi, abanyafurika benshi banga imibare, ariko babashije kuyimenya uzabona ko bagera kure. Impamvu bayanga, twize umuntu avuga ati ariko ibi bintu nabimaze iki? Ibi bintu bishushanyije gutya by'ibinyampande nabimaze iki? Ibi bintu bya integrals ni iki? Limits ni ibiki? Ibyo bintu limit integral bikakuyobera ibyo ari byo. Ariko ubu twamaze kubona ko ari ibintu bikomeye. Iyo ujya kwigisha umwana limits, byibuze ukabimwigisha umubwira uti ni imbago z'umurima se yaziyoberwa. Imihati yacu iva hano ikagera hariya, nizo mbago zacu. Ushatse kumenya uburyo ugabanya abana isambu, uzaba ugomba kumenya imbibi z'isambu yawe. Azamenya icyo azabimaze byibuze. Atangira kwiga afite icyo gitekerezo. Akenewe n'inyigisho nazo zishingiye ku muco wacu. Agize rero kubyiga mu mbonezabitekerezo itariye, kuko arabyiga mu mbonezabitekerezo y'ababitangije filosofi y'ababitangije, hanyuma arimo no kubyiga mu rurimi rutari urwe. Arabyiga mu Cyongereza, arabyiga mu Gifaransa, ntacyo atumva. Uwo muntu usurumva ahubwo naho Imana igira amabere. Murakoze cyane. Imana igira amabere, akabashije kokoka, Imana igira amabere. Hanyuma tugaruke gatoya ku buvuzi mu mutanga hano, wenda mananaduha n'ingero, abantu babagana ni bande, mubavura gute, mubavurisha iki, muvura izihe ndwara cyangwa ubuhe burwayi? Icyambere kuba tugana navuga n'abantu nyine bamaze kubona icyo bari bakeneye, kuko urumva iyo umuntu yazengurutse ahantu hose, ubwo abarwayi tugira kenshi nabo ngabo aza kubwira ati muga nagiye aha naha byarananiranye, ntaho ntageze, yewe nagiye no hanze biranga. Hanyuma ariko numvishe muganga Rutangarwamaboko bya bindi wahoze uvuga, wagira ngo ninapfa ntibizakomeza, kuko hari nabandi mboneho mbwira badukurikira yuko badakwiye kumva ko bari buvurwe na muganga Rutangarwamaboko gusa. Hari nabandi ninapfa ubuvuzi buzakomeza, buriho na mbere yanjye. Icyo nakoze gusa ni ukuba muri ya mpano na wa murage w'abakurambere, kandi n'Imana ikatubashisha. Akenshi nabo tugira baza bavuga bati byarananiranye, arwaye indwara bigaragara, wenda hari nizo babona, ariko akenshi hari nibyo batabona, bya bindi byitwa ko ari negatifu. Umuntu yanyuze mu byuma, mu biki byose bisuzuma biragaragaza ko uburwayi ntacyo arwaye, ariko ararembye, arushaho kuremba. Abenshi nabo tugira. Hanyuma bakaza rero muri bwa buryo twatangije, buryo y'ibintu byakozwe mu bushakashatsi biba bitanga n'icyizere cy'umusaruro. Urumva ko byari n'ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa. Hahandi uvuga ngo twebwe ko tuvura umuntu ni ukumuvura nk'indatandukanye.
umwuka, intekerezo n'umubiri, kandi mu buryo bushingiye ku muco. Medicine twize, ikiganga twize ahanini ni ikiganga mvuga ko kireba umuntu nk'ikintu cy'inyuma gusa, umubiri. Niba umuntu arwaye igicuri, ibigaragara nk'igicuri, reka mbivuge gutyo, kuko igicuri gifite ibimenyetso byacyo, baramunyuza mu cyuma electroencephalogram, hanyuma basanga nta kintu kirimo, imitsi ye yose itwara amashanyarazi y'ubwonko, ariko mbivuga irakora neza nta kibazo, kuko biba bimeze nk'amashanyarazi, batariko turabona nta kibazo afite. Ajya guca no muri MRI barebe yuko nta accident yagize bwonko n'ibiki byose, basanga ibintu byose bimeze neza, ariko ibimenyetso biracyagaragara. Bakore icyo twita traitement symptomatologique, ni ukuvuga kuvura indwara nk'ibimenyetso byayo, byorohe mu gihe gitoya, ubundi byange cyangwa se binange burundu, ariko ararwaye. Ibyo tutabonye muri ibi byuma, kandi koko nibyo twize, niko twabihawe, ntibihari ku Banyarwanda. Ikidahari sicyo kivuze ko kidagaragara, kidahari. Mwimushyiraho akarusho rero ka kinyarwanda, ni bwa buryo bw'umwuka wacu w'abakurambere bacu, nicyo gupfumura bivuze, kurenga ibigaragara ukagera ku bitagaragara. Ariko ikibabaje, ibyo bintu urumva byari byaraheze, byaritswe ibishitani, byaritswe ibintu bituma urenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara, kandi wabikora bigakunda. Ni urugero nari nguhaye, tuvuge ababyeyi babura urubyaro. Kubura urubyaro biterwa na byinshi, ibibasha kugaragara biragaragara, ni byiza, ariko noneho umuntu aragiye, barapimye ibintu byose bituma umuntu abasha kubyara, arabyujuje, genda utegereze, turabona nta kibazo, buriya ni igihe kitaragera. Abavuga ko basenga, abantu baraza bakambwira bati muganga, abanyamasengesho barasenze, amavi yarakobotse, barambwira ngo ningende, ngo ubwo n'isaha y'Imana itaragera. Iyo saha nkibaza igihe izabarira ikagera bikanyobera. Ariko rero yaza wapfumura wareba ugasanga baramuzinze. Habaho kuzinga mu kinyarwanda, ariko nta kuzinga kutagira kuzingura. Yego uko bazinga bigashoboka, niko n'abazingura bazingura bikarangira. Mwana rero mushobora kuzingura umuntu cyane rwose. Inda sinzi, uri n'umunyamakuru, ibyiza ibyo bintu mubihoramo, mujya mubibona, birahari. Ugasanga umuntu aratwise, biragaragara ko indi hari ku mezi 2, 3, 4, 5, nyuma yaho yajya kwipimisha bakayibura. Maze uratwite, kandi naripimishiriza ahangaha, nsanzwe nipimishiriza. None se ariko turabona nta ndufite, none se ko mwampimye. Ariko mu kinyarwanda urumva icyo ubuvuzi bushingiye ku muco burusha ubuvuzi nk'ubuvuzi gusa. Mu kinyarwanda hari icyo dufite cyitwa guhirima kw'inda. Si uko itarimo, ariko barayihiritse. Ikintu cyahirimye rero, ubaye uri inyuma y'uru rugi, ikintu kigahirima hano imbere, wakibona ute? Keretse ubashije gupfumura hano ukageramo imbere. Hano rero mwe murapfumura mu karere. Yego rwose, ngiki cyo bupfumu bimaze, ndabikunda cyane bya sogokuruza. Sogokuruza yari umupfumu w'igitangaza ukomeye mu Nduga, akaba n'umukuru w'Imandwa. Imandwa rero nabyo ni ibintu bikomeye cyane, biva ku nshinga kubanda, komatanya, komatana. Abanyarwanda bakabandwa kabiri, bakabandwa abakurambere babo, abazimu babo batazima, bakomatanywa nabo, nibo mizi yacu. Igiti gifite imizi urumva nticyakuma. Hari ikintu cyitwa ngo inyatsi. Yego, inyatsi ibaho, ese reka bitabaho yiruga umuntu, njyumva gutyo, haravuga ngo ibaho ntibaho, ese nibaho igira umuti. Akariho karavugwa, urumva ko nta rwizana rugira inkuruzi, nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Iryo jambo ryavuye inyatsi. Harimo inshinga kwaka, ibikwaka, ibikwamurira, ibituma utaremya. Wowe urakora nk'abandi, sibyo? Uranitwararika yewe kugira ngo ubike, uzigame, ariko ntumenye uko ibintu bigiye. Ugira ubugiri, ubwo ugira ubugiri, ariko ntugira ubugwiza. Hari n'abatagira icyo babona ariko. Ubwo rero inyatsi ibaho. None se nta bantu urabona ugasanga rwose afite n'uburyo bw'imikorere, akorera n'amafaranga menshi, nta nanywa n'inzoga, yewe abantu baravuga bati nizo zamu. Inyatsi rero ibaho, ugasanga uwo muntu aritwara arikaragira gute, ariko ntagira icyo ageraho, akaza aranabikubwira niyo yisuzumisha. Muganga jewe
ndakora pe mbona n'ibyo mperaho ngira gute ariko ntabwo menya ahantu ibintu bigiye sinzi binyamburira iyo ni imvugo ya kinyarwanda afite rero rwangendanyi aragenda ariko hari ibimugendamo hari ibigendana nawe atazi bituma atagira icyo ageraho cyane rwose hari n'ibindi bizaterwa nuko hari imihango n'imigenzo abantu batakoze batubahirije urugero uko abantu bashaka mu rushako rwabo ushobora kuba hari umugabo uhagaze neza uri umusore ubuzima bwawe buhagaze neza ngo aragashanga ubu narashatse ngo ntabwo nkiri nka wa bundi ahubwo nagira ngo nibwo wari kuba mwiza kurushaho ukagira n'ibyo utanga ukagira gute kubera yuko musigaye mwaragutse abagore burya ni nabo bagira ubugwiza nibo bagira ubwo rero yazanye umugore w'umugongo mubi arabizi se numeze ate se nyine n'uwo wagize ibyo watumye urugo rugira intubya kandi ukazasanga nawe ubwe afite intubya mu buzima bwe ibyo bita intubya zo mu maguru ye kubera yuko atakoze bya bindi by'imihango y'abakobwa yego kuko iyo bagira baravuga bati ibyo bakurura ngo byuzukuruke amagana yego byuzukuruke amagana ni ukuvuga uko agwiza hasi iyo ngiyo urumva ni nako azanagwiza amagana n'iki sizanka nakubwiraga ntabwo mbihimba ndi umushakashatsi ndi inzobere mu by'imitekerereze y'abantu na filozofiya imbonezabitekerezo umva ibyo bintu ukuntu bikomeye we mu myemerere yabo kandi kuko n'ubuzima bwabo uko azi kuko agwiza aho ngaho hasi iyo ngiyo iyo myeyo kugira ngo hatagira abatakara ni nako agwiza amagana nizanka inka ni ikimenyetso cy'ubukungu ubwo rero umugore ameze atyo azagwiza itunga yego azacyura ubuhoro wagwijije yamyeyo azazana intubya mu rugo ndetse azaca umuryango si nayo mpamvu se bakubwiraga yuko bene abo ngabo babasenda ubupfumu ni ukureba ukareba ibyo abandi batabasha kubonesha amaso ndetse ngo hari n'ukuntu mureba hirya mukamwareba n'ibizaba ntabwo ari ngo rwose ni amateka reka tubikurikirane no mu mateka bive kuri Rutangarwamaboko u Rwanda rwaremwe n'indago n'uyu munsi wa none turacyagendera ku ndago turacyagendera ku gupfumura ibyo abapfumu b'u Rwanda baraguye kuva kera n'ubu nibyo tukigenderaho nta bwami bwashoboraga kwima budafite abapfumu no ku isi yose nta mana itagira abapfumu bari bupfumure abandi ngo abahanuzi sibyo abakuru b'imiryango kuko nabo nabapfumu ku rwego rwabo iyo barambye muri ya mihango y'imiterekero kandi bakaba ari imandwa batari inzigo ubwo rero ugupfumura bikaba impano y'Imana inyuza mu bakurambere abandi bakagenda bayibona uruhererekane rw'imiryango nakubwiye ko jewe indaguzanye ziva kwa sogokuruza Rutangarwamaboko arazwi cyane mu mateka iyo baririmba Rutangarwamaboko ntabwo ari jewe ndowejo bundi noneho rero gupfu n'abacenuje mu izina Rutangarwamaboko bakwise nk'umubyeyi wawe sogokuruza ariho nakubwiye ko nakuriye kwa sogokuruza ndi umuhereza we ndi umugirwa we kuva kera uku nguku umubyeyi atuma umwana nzanira iki ni sogokuruza yabwiraga ati genda uzanira ibi n'ibi jya ku rugo ahanini niho bahamuraga imiti yegukana gutya cyane kwa kundi umubyeyi aterura umwana nagize amahirwe data sogokuru ubwo ni sekuruza w'umwana wanjye umugiramana n'imfura yanjye baramuterura ibyo bamutongereye se naza n'ubu kandi ntabwo ameze nk'abandi n'ukuri ndabibona hari abana benshi banyura imbere bivuga ko iyo dushingiye ku muco wacu tuba abantu b'umwihariko ubu se dufite umwihariko abantu bafite umwihariko hanyuma rero naho mbikomora kwa kundi umubyeyi aterura umwana ku rugejuru naho mbikura ni kwa sogokuruza ubu se Rutangarwamaboko ugapfumura kureba umuntu arakugana ukamenya indwara ashobora kuba arwaye cyangwa icyamuteye ibi cyangwa ukaba wamubwira uti nyamara bishobora kuzaba gutya mu minsi iri imbere babyita kubaza mu kinyarwanda urumva dufite imigani idahimbwe na Rutangarwamaboko none ahangaha ukura utabaza ugasaza utagenje utamenye intabaza irira ku muziro umwana utabaza yishe inyoni itaribwa sibyo
kubaza ni bikuru none se bitandukaniye nuko kwisuzumisha we ntuba ugiye kubaza se barakubaza ukababwira nawe igitumuza nuko uzi ko bambaza iyo umuntu akurebye wabona rwose usa n'umunyarwanda wo hambere mu ntambuko mu myambarire mu misusire bibi nagira ngo ndaduhere nko ku mutwe umuntu arabona sinzi niba ari amasunzu ubwanwa ndagira ngo unsobanure bino bintu nabibonye cyane nicyo kintu mu Rwanda ishimwe iyi ubwo bazimu bacu umuterekero bawubonye sogokuruza rero nkabona bafite ukuntu imisatsi yabo imeze atubona bimeze nk'iki n'abahanga cyane urumva sogokuruza ntiyize pe nge nize psychology ni ibintu nkunda cyane ibijyanye n'imitekerereze n'imyumvire y'abantu ni ikintu gikomeye basogokuruza ubona bari babifite batarabyize mu mwimerere gusa kuba abantu b'umutima ambajije rero mu buryo metode mu buryo bukomeye twiga twebwe tukamara igihe kinini ngo biminuzamo kandi abantu babifite kuva kera ati urabona bimeze nk'iki nta shota nsubiza ahubwo arashaka ko nkoresha intekerezo zanjye kugira ngo mbyimenyere ibyo nibyo namaze imyaka igera muri ngayo yose muri kaminuza hafi 6 niga nukuri umbabare ibintu sogokuruza yarazi by'umwimberere ngo nibyo ngiye kwiga ndabyigamo iki se ko mbizi hanyuma atubona bimeze nk'iki ntimbona bimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki agirwa n'inka umuntu ufite inka abameze ati cyane inka nyinshi ntabari umukire ati rero ibi tugira ku mutwe ntabwo ari ibyo nyine nk'uko bivuga yitwa amasunzu rero iyo tubiteze tuba tuvuga ngo isambu y'umuntu n'ibitekerezo bye numva nzatega amasunzu kumbe burya n'inyogosho zacu zifite ikintu zivuze yuko umuntu ibitekerezo bye nibwo bukungu bwe ibyo si uwabivumbuye akabyandika agashyiraho agatabo hariya wagira ngo ntababaye igitangaza ntibamuha Prix Nobel ntibamuha ibiki n'ibiki ariko se sogokuruza n'indi nzabimuha mu muterekero noneho rero numva nzatega amasunzu ariko njye gusoza kaminuza ntangiza indi filozofi indi mboneza bitekerezo yerekanaga ko utarayatega oya nari ntarayatega rega nejo bundi abanyeshuri se bagenzi banjye ntibanzi noneho bari nibaza batari kuri iyo muntu byagenze biti nuko byagenze bajye babimenya nuko batakurikiranye iby'ubushakashatsi ariko ibyo nabonye mu bushakashatsi mpita mbishyira mu bikorwa noneho ntangiza indi mboneza bitekerezo ari y'ubu nigisha umwimerere filosofi imboneza bitekerezo y'umwimerere tubeho ubuzima bw'umwimerere yerekana ko kogosha ukageza ku ruhu ari bibi kandi urabona ko amasunzu y'abasogokuruza yabaga yogosha niho rero bakubwira ngo umuco urakura hanyuma ndavuga nti noneho ko nshaka gutega amasunzu ndabigira nti kandi nagaragaje ko kogosha ukageza ku ruhu biteza ibibazo ndi ikimenyetso cyabyo kuko mu bihe by'imyaka yanjye muri kaminuza nagiraga ibiheri byinshi mu bwanwa abantu twiganye barabizi naho bacongera umusatsi haba imbere haba n'inyuma nkagira ibiheri hano ku matama barabizi cyane nkagira igitambaro mpoza mu mazi nikanda barabizi ukuntu byabaga bimeze hanyuma ntangira gutegera uko nge nasabana n'isanzure nkareba ahantu mu mashyamba ya kimeza kenshi nakunda kwigira muri laboratoire no ndayikunda cyane nkunda kuyisura nahigiye mu byinshi cyane hari ahani niho nakorera ubushakashatsi bwanjye najyaga hahandi abantu batumva abandi hahandi hirya ndahazi ndahakunda cyane n'ubu ngubu ndahaterekereye nuko abantu bakunze kubaho ubuzima bw'ikinyoma yego bamenyereye ibintu byitwa ko biriho kandi bitariho bamenyereye ibyo abantu biyitirira kandi atari ibyabo ariko umuntu ni gute umuntu yagiye kurirwa yikoreye imisatsi y'abandi kandi nabo afite kujya kwikorera umusatsi unawuguze ukikorera imitwaro y'iby'abandi uhatwaye ibyawe ko nawe wari ufite umwimerere wawe rero uyu ni umusatsi wanjye ukurure nagucika umusatsi wawe niki mfite kitari ndajya kwikorera iby'abandi se ibyanjye ndikorera ibitekerezo by'abandi se ngeze mfite ibyanjye ariko aho ni ibintu bipfira kuko uwiyogosha iriya misatsi iva ku bantu iyo itavuye ku bantu irekorwa mu nganda mu bintu bitandukanye ariko iva ku bantu cyane cyane abanyaziya bagira imisatsi miremire uzarebe aho birirwa babikorera mu nganda umuntu ariyogosha bakagenda bakabitunganya bakabituzanira hariho zereka nkubaze koko ubu umuntu arakwikoreza umusatsi we aguhaye ibyo kurya yakoze byo mu nganda ze agize gute ubwo wowe ufite iki cyawe mbabarira umbwire kuko ufite iki cyawe fese
ntacyo ngira kitari icyanjye simbikunda. hanyuma kugira ngo mutubwire ibi bintu mukora ubuvuzi bushingiye ku muco, guterekera, ubupfumu, iyo migenzo yose ya kinyarwanda yo hambere, muri no minsi ubona ko abantu benshi batakibikora, ni ibintu twavuga ko byacitse cyangwa biri mu marembera, kuko hari bake mu bisigaranye abawe n'abandi bakora umurimo nk'uwawe. Ibi bintu muri sosiyete ko hari n'ababirwanya ku mugaragaro nk'amadini rwose kavuga ati ntibikwiye, nka Rutangarwamaboko ibintu bifata gute, abantu babwira iki ko bigaragara ko umushinga wawe cyangwa ibitekerezo byawe n'imigenzo yawe ubona ko abantu benshi barimo kugenda babitera umugongo? Ibyo wibwira ntabwo ari byo. Buriya iyo tureba hari ibyo twibwira, turebye gutya uko ibintu tubireba, uko twumva ibiri hanze aha, ariko hari no kwimbika mu buryo bw'ubushakashatsi ukareba bimeze biti. Jewe rero ubwo bushakashatsi nakoze ahubwo bwagaragaje ko umuntu ari indatandukanywa n'umuco, abari no muri iryo dini, nashaka bari pasitoro waryo cyangwa musenyeri cyangwa padiri cyangwa ndi cyangwa she, uko babivuga muri aya madini atandukanye ni menshi. Ariko burya nta nubwo ari menshi, ahubwo usanga ari nka rimwe cyangwa bibiri, ahubwo bugiye burimo ubuntu butandukanye, bagenda biremamo ibice gusa kugira ngo natwe baturememo ibice mu bitekerezo, nta kindi. Usanga hari aho bagera bakagaruka kuri wa muco. Ntibaza se kundaguzaho, nkunda kubivuga, sindi bivuga amazina yabo. Abanyamadini se none abanyarwanda ni abakisi ubundi, nta benshi z'abanyamadini, si abanyamadini. None nkamubwira ndi ko agiye gukora ibintu binyuranije n'imyemerere yabo, ateraga muganga ntawe utivuza, Imana se yanga bivuza. Bagarutse rero ku by'abakurambere bacu babigiyemo ku gahato, bo barabihatiwe. Ikibazo abandi bo bavuga ngo nta mahitamo yabo, kandi nabo ntibazi ko babigiyemo by'agahato kuko babivukiyemo batabisemo. Iyo bajya guhitamo, sinkeka ko umuntu yajya guhitamo umubyeyi utaruwe kandi azi umubyeyi we bwite. Abaye yaranakureze neza gute, ariko bakakubwira bati dore noneho nyoko bwite nuriye, diso bwite nuriye, ngo umwana wundi umuheka neza wamwururutse ati sanze mama. Bajyaga gusanga umuco wabo. Umuntu rero n'indatandukanywa n'umuco we, kubera iki? Kuko umuco niwo shingiro. Niwo shingiro. Ubwo rero ibyo mwibwira ngo nanjye niko nabanje kwibwira, habana ko ibi bintu erega nanjye nasaga n'umusazi kujya mu bintu abantu bataye, byitwa ibishitani, byitwa ibishenzi, ariko rero birimo birakora, birimo biratanga umusaruro, biragangahura ibyananiranye, birigisha abantu iby'ubwenge. Mu kanya nkubwiye ubwenge ko biva ku nshinga kwenga, nkubwiye ubupfumu ko biva ku nshinga gupfumura, kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Hari ubwo nitujya no mu mashuri tukajya kwiga filozofi, nziga mfite iyo mitekerereze mu muco nyarwanda, niyo wowe uziga urumva bizangana n'uyu munsi wa none. Ntabwo wamagarana imbere rwose, woya ntibishoboka. Wambwira iki se? Ntacyo uzi. Umuntu arakubwira ati naminuje muri ibi n'ibi mu by'amateka n'iki, ariko ni professor n'iki, ariko waganira nawe ugasanga zero, nta kintu kirimo. Ese Rutangarwamaboko washatse umugore mwiza, ndumva n'ubukwe bwawe narabukurikiye. Ninjye ubizi ko ari mwiza, ninjye ubizi, we ntabyo uzi. Urebera inyuma nyine, nge rero ndimwe imbere kuko turarongorana. Wabanje kumuganiriza kuri iyi mikorere, kuko wari uri no muri ibi bikorwa byawe, yarabyemeraga nk'uko byemera, cyane cyane ko maze kugaragaza ko abanyarwanda benshi ubona hari ukuntu bari baratangiye gusa nk'abitandukanya n'iyi mico n'imigenzo yabo hambere. Nta barongorana bataziranye, nta bashakana bataziranye, uretse n'abantu inkumi n'umusore. Ahanini ahubwo mu kinyarwanda ni imiryango ibanza kumenyana. Nge rero uriya twari tuziranye, imiryango yari iziranye, nta n'ikintu cyo kuvuga ngo tuze gushakana cyari cyakabamo. Uya ni kera niho nahise ngaragaza amakoni agera kuri 6 inzira yo kurushinga inyuramo. Na yahe kubaho, kubana, kumenyana, kumvana, kwiyumvanamo. Ikoni rya 6 kubanamo. Umugabo n'umugore kubaho no kubana. Umugabo n'umugore bo ntibabana, ahubwo babanamo. Kandi abambariranye ubusa ntibambikana ubusa.
urwo rushako se urumva ahubwo ikiri rutari igiki kuko abantu baziranye rero ntabwo ubwo reka nsubiza ibyanjye ariko ndavuga n'ibyo abandi kuko birabareba turifuza ko ingo zubakwa ari ingo z'i Rwanda ntabwo nkeneye kujya kumusobanurira ngo dore ngo ubuse ngo uzabyeme aranzi yarakuze mvura aranzi ndamuzi iwabo baranzi ndabazi bazi iwacu kuva kera ubwo zo mu bantu ihurizo ibyo wibaza rero ntibihari dushakana abantu batwifurije ibyiza ababyeyi batwifurije ibyiza abakurambira abazimu bacu batazima byarabaye rero inokore imvura n'ubuheta urabafite navuga ko nahoze ndi kureba amazina yabo wenda uraza kumbwira niba ari ibyo hari uwitwa Umugiramana n'uwitwa Benimana ibyo nibyo nabonye hano nagira ngo mbikubaze neza niba ari ibyo aba bana Benimana ndetse n'Umugiramana bano bana bawe imikurire yabo izaba ishingiye nayo kuri ubu buzima bwawe byaba mu kwiga mu kubaho mbese kuva tubasama rwose kandi mfite aho mbikura nakubwiye ko ndifura kwa data hanyuma uzabigenza ute se wenda ko urabona isi turimo abana bajya mu ishuri hari imico bigira ku ishuri wenda ishobora kunyuranya n'imyemerere kwande bakayiga arabo kwande reka nicyo kibazo uraza ndata ngo uvuye kwiga i Burayi uri uwo kwande se uri umunyarwanda ntabwo uri umunyaburayi ntabwo uri umunyamerika ntabwo uri umunyaziya uri umunyarwanda ngo maze imyaka myinshi hanze nicyo cyatumye namenye wararindagiye have ubu se ntidufite benshi bahunze kubwa amateka n'igihe kirekire ariko bakaza bakizi neza ntidufite ze n'abana bavukiye iyo ngiyo ariko bakaba have uri muratakobwa umaze imyaka myinshi ngo uvuga igihe agafaransa k'amafuti wigiye mu ishuri ejo bundi utazi n'imizi yako ni kujya kwirata ugenda gusa uhonyora ikinyarwanda cyakuremye urumama ururimi kavukire ubwo surumva abo bana rero yego hari imbogamizi igihe ayo mashuri yacu igihe sosiyete muri rusange inyuranije na bwa buzima bushingiye ku muco ariko jyewe umubyeyi nimpagarara mu mwanya wanjye neza n'ubu nibwo mufite Rutangarwamaboko jyewe yego kuko nkiva kuri kaminuza icyo gihe amateleviziyo yari ataraba menshi izi YouTube zanyu zari zitarabaho ubushakashatsi rero twabuvugiraga kuri radiyo batangazamakuru bakadutumira icyakoze n'ibitangazamakuru byandika abantu rero bazaga kureba Rutangarwamaboko rw'umusaza bahagera bagasanga ndagasore icyo gihe nta nubwo nangana guko ngana uku nguku urabona umunyeshuri uvuye kuri universite rwa rubavu rwacu niki n'ubu wenda nta byinshi cyane byagizeho ariko none se burya ni wowe bakabana n'umusore urashaka iki se ndibuka hari umuprofeseri umwana uvuye i Burayi umuhanga mu by'amateka n'umuco araza ati numvisha umusaza dushobora guhuza byibuze usigaye mu Rwanda ati none se burya ni wowe wari uzi ko ari inde icyo ushaka utarimo kubona ni igiki ndabizi ni umusaza ushaka kandi umuzimu wa ndimo uko tuzabana azajya azimbuka uzajya umubona rero abantu bakibaza bati none se uvuka he barahagiye mu bivungo bya Mukinga barahabona ni mu karere ka Kamonyi ubu ngubu niho ukomoka cyane rwose ni mu Nduga ngari niho nkomoka mu mayaga hanyuma twe turababanda b'abadoko nitwe tubandisha ubwoko bwacu ntabwo ari ibintu by'ibihimbano ni ibintu bya kera ni karande k'imiryango noneho rero kuba Rutangarwamaboko rwavutse mu gihe kihonya ntekerezo kicinyiza muco ndetse n'ibyo bintu byacu bisa n'ibyacitse ariko bikongera kugaruka babazimu bakazimbuka niyo mpamvu rero mvuga ngo abazimu bacu batazima ndabikunda cyane n'ababana mw'isi y'ubuhone mw'isi y'ubukenya n'ubugingo buke mw'isi y'ubutindi butagira umutima ndatekereza ko bazagerageza guhunyeza bazageza amaso y'umutima n'ababyaye ndabazi mu yandi magambo nk'uko bavuga ngo isuku igira isoko cyangwa inyana ni iya mweru dushobora kuzabona Rutangarwamaboko wenda yitwa Benimana agakomeza iyi migenzo akayikomeza n'igihe wenda uzaba utakiriho Umugiramana Rutangarwamaboko kuko umuco ari wo shingiro
ariko noneho nta burere bw'umwe, umwana si uw'umwe, nituvuga ubuzima bushingiye ku muco turakoma urusyo dukome n'ingasire, ntabwo ari uwanjye burya. Nayo mpamvu nabise amazina ashingiye kuri uwo muco wacu w'ikinyarwanda, nk'igihango ngirana n'abanyarwanda ngo bibuke ko ntawe ubatoza Imana, ntawe uyibabwira, baje batubeshya ngo batuzaniye Imana, twe turi bene Imana. Ubuhita bwanjye niko yitwa bene Imana, nibo bene imigisha. Imigisha yindi batuzaniye ni yihe? Abatindi baza kudutoza kutugira abagenzi bibiraho ngo turi mu rugendo turajya mu ijuru ryahe mu kirere. Isiyoni harahari, turajya i Kigali, hubwo turi hano i Kigali. N'abahungu n'abakobwa. Hanyuma ubwo bigaragaza ko n'igihugu gifite amahoro rega. Yego y'abakobwa bavuka cyane burya biba bigaragaza ko igihugu gifite amahoro, kandi Imana y'u Rwanda yadukomereza. Hanyuma umugiramana, twe turabagiramana, ntabwo turi abapagani nk'uko batwitaga paganusi, abantu batagira umutima, abantu batagira ibitekerezo, batagira umuco, batagira uko babayeho byihariye. Oya, turi abagiramana. Ubwo ni bene Imana Rutangarwamaboko. Umugiramana Rutangarwamaboko. Ikindi ushaka ubwo ni iki koko? Ntekereza ko hari irindi zina wenda ufite, wenda uranatubwira. Amazina yanjye yose ari ku Karubanda. Nta bwiru ngira. Nta bwiru. Harimo n'izina nabonye ry'irivamahanga. Ese nabyo nakubwira uko byaje. Uraryemera uzaryiyambura. Nitwa Rutangarwamaboko Nzayisenga Modeste. Aya mazina yose afite uko yaje. Rutangarwamaboko nakubwiye ko ari rikuru ni rya sogokuruza muri ya mitongero ya kurugejuru, uko ababyeyi baterura abana navutse sogokuruza hari. Hanyuma Nzayisenga navutse bigoranye cyane, abanyarwanda bakizera Imana. Inda yanjye mama ayimara igihe kinini cyane, biragorana. Hanyuma data ahageze asanze umwana yavutse ati Nzayisenga, kuko Imana niyo ibikora. No mu buzima bwacu uzi ko abanyarwanda twizera Imana. Hanyuma rero Modeste, data yitwaga Modeste, niryase niryo bamwise nyine. Urumva rega igihe bavukiye, igihe twavukiye ni igihe cy'amadini nshuti yanjye, ni amateka tudashobora gusiba y'ubuhone bwabayeho, ariko ntituyirata. Niyo mpamvu nshima ko hazwi Rutangarwamaboko kurenza ko, kandi singiye no kugasubiramo, ariko uko bimbajije reka mbikubwire. Noneho rero data yiga mu ishuri ry'abaporoso, agiye kubatizwa baramwangira, kuko nanone ntabwo bashoboraga kukwigisha utabatijwe. Bamwangira izina, bati izina ryawe ni ry'umutagatifu. Aba batagatifu nibo batuma nanjye nkomera ku bazimu banjye, bigakomera cyane, umuriro ukaka. Urumva banze kumubatiza kubera yuko ngo afite umutagatifu w'umugaturika Modeste. Bati rero shaka izina ry'iri Protestant nirihese, nge ndabizi. Ngo areba umwe mu barimu babigishaga yitwaga Ildefonse, ngo arabaza ati se, kuko yamukundaga nyine mu buzima umuntu agira abantu akunda, ati Ildefonse mwaryemera? Ati Ildefonse nta kibazo, sinzi niba ari Protestant, sinzi byari byo cyo data ni munyabarame. Noneho ubwo rero babihindura batyo, Modeste riratakaye. Modeste ariko rikavuga ibintu byiza bundi mu Gifaransa, rikavuga indahemuka, kavuga umuntu wicisha bugufi nk'umutima. Icyo yakunda kumbwira cyane ni indahemuka, ariko ni humble, umuntu wicisha bugufi. Ariko rero kwicisha bugufi hari igihe giye basanga ntabishobora, igihe ushaka kunshinyiza nkagira ngo ahubwo nzamuke rwose duhangane niba ari byo ushaka, nkwereke ko udakwiye gucinyiza ibyanjye unsindagira ibyabo. Aho rero niho nkomera kuri Rutangarwamaboko kurenza ibyo. Noneho rero kuko ryari izina rya data akarinyita, kubera icyo kintu cy'ubupfura, indahemuka, kandi koko umuryango wacu ntiduhemuka. Data sinshobora kumuhemukira nanjye. Izina rero ndaryihorera, sinshobora kurikuraho. Ni amateka abitsa atyo, amateka yose yaba meza yaba mabi na yacu. Urumva ndakubwira ko ndi n'umunyamateka n'umushakashatsi, haba ari usibanganya amateka. Rero ibyo ni ibimenyetso by'amateka rega, ni inkovu zizagaragaza imigozi n'ingoyi twashyizweho. Hanyuma iyo uvuze Imana y'u Rwanda, Imana wambaza n'abakurambere bambazaga,
hakaba n'Imana yazanywe n'abazungu, muhuza cyangwa mutandukanya gute Imana y'u Rwanda mukunze kuvuga ndetse n'Imana yazanywe nabo twita abamisiyoneri, abazanye iyobokamana mvaburayi yazanywe n'abazungu. Urumva ubundi Imana ni imwe ku isi yose, ikimenyimenyi mu kinyarwanda yitwa iri hose. Urebye amazina mu zindi ndimi tuvuge nka eternel, ahantu rero bitandukanira ni yareka ibyawe ufata ibyanjye. Ni cya kintu cyo kuvuga yuko wowe udafite iki njyewe nkuzaniye iki. Hari icyo udafite bigaragara ko utanakigira ngenda kikuzane, kandi ahubwo ari ukukumvisha ko utakigira kandi wakigiraga. Niko twumvishijwe yuko tutagira Imana, turababuramana, abapagani mu ndimi zabo bifite icyo bivuze, paganus, ikilatini. Umuntu utagira ibitekerezo, utagira umutima, utagira umuco, kandi urumva nitwe abanyamuco w'ubwo. Ikimenyimenyi Afurika ni izingiro, ni iyo ngobyi yasamiwemo umuntu. Mu by'ubushakashatsi bw'amateka turabigaragaza. Afrique, le berceau de l'humanité. Abantu bose banyuze mu ishuri akobara kazi mu mateka yo hasi mu ntangiro ninde wagakomeyeho. Ariko nabugingo n'ubu bazakubwira batadamu na Eva. Adamu na Eva se ni iki ubaziye muri Edeni hehese? Ubwo niba ni hano muri Afurika, kuko ni wabaye umuntu wa mbere. Kandi n'ubundi niyo urebye n'ibisigaratongo n'ibiki byose ibicukurwa mu butaka ibiki byose urasanga bigaragaza hano Afurika nk'izingiro ry'ubuzima, nk'ihero ry'ubuzima, nk'intango y'ubuzima. Rero kugira ngo abo bantu badafite ikintu na kimwe bafite baze bavuga ngo nibo batuzaniye Imana, hanyuma kandi ukareba n'ibyakurikiyeho nyuma yo kuvuga ngo batuzaniye Imana, ahubwo ari ubuhone, ari ubugome, ari ubugizi bwa nabi, tubacemo ibice tubatatanye, niturangiza tubatware uko dushaka, tubacemo ibice niturangiza tubagira ingaruzwa muheto. Ubwo siyo niyo Mana. None so abantu basenga iyo Mana yazanywe n'abo banyaburayi ubita abayobe? Ni njye ubita ko nabo nibisuzume basanga ari iki. Wowe ufite aho uvuka, ufite so na nyoko, ufite ababyeyi bawe, abakurambere bawe, sibyo? Hanyuma umuntu araje aragutoraguye ku nzira mu bihe by'amage cyangwa se aranokunyaze. Erega twajyanywe bunyago. Buriya niko bimeze, twafashwe ku ngufu, batugira babo nitwaba tukira abacu, batugira bo bashaka, badutsindagiramo ibyabo. Abantu ba mbere rega basenze iyo misengere barakubiswe, abandi barafunzwe, abandi baciwe mu bihugu byabo. Dufitemo Gashamura ka Rukangira shyamba, yari umutware w'umuganura w'umutsobe, bamuciriye ishyanga yaguye i Burundi. Dufitemo Musinga Rugwiza kurinda, bo nabejo bundi, ariko nibo tubona babihagazeho. Bamuciriye babanje kumucira ikamembe, ageze abantu bakomeza kumuramya bamutura amaturo. Horana Imana Nyagasani, umwami nagasani gasengwa, niwe uhagarariye Imana mu bantu, n'umutambyi mukuru ubigeranije n'ibyo by'iwabo. Hanyuma babona ntibizashoboka, bamucira imoba muri Kongo, niho yaguye. Ubwo urambwira ko ibyo bintu abo bantu urumva bagyobotse ibintu byatwaye umwami wabo bikamuca mu gihugu bikagira gute? Abantu ubwo bafite umutima nabo nibatekere. Dore ndakubaza wowe udukurikiye, nawe tekereza ibyo bintu rwose. Hanyuma bikaza bikakubwira biti iso na sokuru na sokuruza bihorere, tugufitiye abakurambere bakugeza ku Mana, Aburahamu na Izaki na Yakobo. Koko umbabarire, wowe ntufite sokuru na sokuruza nande wundi kandi ari bukomokaho bitwa bene Imana, aricyo kikugira umwana w'Imana, ukabyihakana. None ugasigara uvuga uti Mana ya Aburahamu na Izaki na ubwizajya kubirya iyawe ryari. Nicyo gituma itanabageraho.
bagapfira mu masenga no mu misozi no mu mavumo ngo barayishaka. Ntubona n'abantu no muri ibi bihe bya covid umuntu nateshwa no kwirinda bakajya kubyiganiraho mu buvumo, Mana turakwinyiza, bakegera bati urumva iyo Mana bayifite wowe barayigira, urumva bayigira Imana birirwa bajya gushakiramo ku gasozi ni Nyagasozi se, ariko Imana yacu yitwa Imana y'u Rwanda. Ntumbwiye se kugereranya, dore ngibyo ushatse ko tugereranya, ubundi no kugereranya bitagereranywa, ariko Imana y'u Rwanda rero uriya muntu si umuntu w'u Rwanda. Mu Rwanda nk'imboneza bitekerezo yabyo mu mbibi z'igihe ni ukuvuga yuko ahantu hose bagira ibintu by'umutima bashingira ku mutima ni Rwanda. Niyo mpamvu n'abanyeshuri bajya kwiga cyangwa abantu batangira kujya mu mahanga, umubyeyi usize yarakubazaga atari ko se mu Rwanda rw'iyo, mu Rwanda ariko rw'iyo sibyo, urumva ko twe tutanikunda ibyiza tubisangiza abandi. Ikindi gikomeye urumva icya mbere, Imana y'u Rwanda bivuze Imana y'umutima ituye mu mitima yacu, bihita bizana irindi hurizo rikomeye, Imana yabo yubakirwa inzu nk'Imana ya Isirayeli. Baranabituzaniye ubu igihugu cyose cyuzuye amasengero n'amasengero. Iyaba izi nzu zitwa ngo inzu z'Imana zari zihindutse nk'inganda, cyangwa zigahinduka ibigo by'ubucuruzi, cyangwa zigahinduka ibigo by'ubukerarugendo, cyangwa zigahinduka ingoro ndangamuco z'imyizerere yacu, ubuze amafaranga twakwinjiza, ubuze imitima y'abantu yarokoka. Ariko rero dufite amasenga menshi yo gusahuriramo abantu imitima n'ubutunzi bw'abantu, ngo ni inzu y'Imana. Kandi iyo Mana yabo nayo iravuga ngo wanyubakira nzuki nakwirwamo, ariko abatindi bakarenga bakavuga bati iyi ni inzu y'Imana. Urumva hatarimo no kwivuguruza. Twebwe Imana yacu ntiyubakirwa inzu. Musinga Rugwiza kurinda yarabivuze mu ruhererekane nyemvugo, babubaje bati inzu y'Imana iri hehe ina, ariko se keretse wenda Imana yanyu wenda yaba ari ntoyi ikabona inzu kwirwa, ubuze ahantu hose ko Imana yacu yitwa iri hose, uba ahantu wabona inzu kwiriye ahantu hose. Yaramuhaye ihurizo rikomeye. Ubihuza ute umuco nyarwanda n'ikinyarwanda, ngo ndavuga mu mikorere n'ibikoresho ndetse n'ikizungu? Ni ibiki ushobora gutira, ni ibiki wemera ko ushobora gutira, ni ibiki bigomba kuguma mu muco nyarwanda bikaba ibya kinyarwanda? Mbere yo gutira nimbanze ndebe yuko icyo ntira ntagifite. Kugeza uyu munsi wa none nakubwira yuko aho tugifite ingorane ni nko mu myambaro, kuko inganda zacu ntabwo zirabasha kwikorera ibintu zibikuye ku busa, kubitangirirwaho byibanze ngo uvuge ngo mfashe ipamba ndaryihingiye, mfashe se igishishwa cy'umuvumu nk'uko twabikuraga mu mpuzu, impuzu ugenda yigira. Nabonye ari wambaye umunsi w'ubukwe bwawe cyane rwose kugira ngo n'abantu babone yuko ibi bintu bitataye igihe. Mbese niba ibyo bintu byarakorwaga na basokuruza abakurambere bacu bikagira agaciro, n'uyu munsi tuvuga yuko hariho ibindi byaje ngo byitwa isirimukada, nabwo bikaba bishobora kujya ku isoko kandi bya bindi bikaba bitabihiga, kuko sinzi niba mwarabonaga yuko ntarimbye, n'ubu ngubu nkunda kubyambara. Aho tugifite imbogamizi, ugiye buryasazi azimira nzima, hari igihe uko zije ariko zitambirwa, ariko hari ibyo tutazembera. Ntituzatakaza imboneza bitekerezo y'uyu muco, ntituzatakaza umutima w'uru Rwanda. U Rwanda ni umutima warwo. Niyo mpamvu usanga ibyo dukora byose tubungira nibi, ni imyenda n'iby'ahandi, ntabwo ari ibyacu, ariko twize kubigobeka dutya, turanakenyera tubigira kinyarwanda. Ibikorwa byawe by'ubuvuzi bushingiye ku muco, kugusigasira umuco nyarwanda, n'uyu mujyi wawe w'ubupfumu, imigenzo yo guterekera n'ibindi byose ariko bigamije kugarura umuco nyarwanda wa kera, nta bantu wenda bo mu muryango cyangwa se inshuti zawe mwiganye cyangwa se abandi baguciye intege babikubuza? Ahubwo se ninde utarabigize? Ninde utarabigize? Hari uwambwiraga ati se gerageza ajya mbere. Nyine ni rwa rucane abantu babayemo igihe kinini bakumva ko bidashoboka, bakumva ko nta n'impamvu yabyo, bakumva ko bitakiri n'igihe cyabyo. Ariko rero amazi arashyuha, ntabwo yibagirwa wabo wambeho.
turabikora turabicukumbura bigaragaza n'umusaruro bitanga n'ibisubizo bya buriya handi niki kizatuma rero abantu batabiyoboka rero niho abanyarwanda baririmba bati none twaza ibi mukora ahangaha twicaye ntabwo ariho mu rugo iwawe mu rugo iwawe harahari hano twicaye naho ukorera naho bagusanga baje kwivuza ibi bintu ubikora mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa ubikora nk'umuhamagaro nk'ubuzima nk'umuhamagaro nk'uko bivuze kubera ko ni ubuzima butazima iyo mba ncuruza mfite byinshi byo gucuruza ubu hari ibintu ntaratangira gucuruza hano nakubwiye ko dukora ibijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku muco ariko ubu mvuga ko bitarakorwa ni ku rwego ruto cyane byinjiza amafaranga cyane rwose cyane kwivuza barishyura cyane birumvikana ariko ndashaka kukubwira yuko ninjira neza mu bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku muco nk'uko nabwize kandi nzi nabukora hari ibintu ubu nk'aka kantu dufite ni gatoya ntabwo wakoreramo nk'ibijyanye n'imurikamihango imurikamigenzo hafata z'abantu bangahe niho nakubwira abantu wampa nk'uruzu nk'urwo ngurwo abantu birirwa banyagirwamo imitima n'iki kakwereka uko nzabijya ariko sinifuza ibyabo nzubaka ibyanjye n'ibindi ntawe binyubakiye yego biriya bizu byakabaye bikorerwamo ibijyanye n'imurikamuco bikigishirizwamo imihango n'imigenzo yacu none se bundi ntibakoreramo imigenzo y'ahandi kandi bayikorera abanyarwanda sisahura mitima se murakoze cyane